buriya abadukurikiye barabizi. Ikibazo cyadufasha kubaka u Rwanda rwiza, u Rwanda abantu bose bashobora kujya bigiraho cyangwa se no kuza kurebamo abageni. Icya mbere, umusore utereta njyewe ndi nk'umusore cyangwa se ku musore ugeze igihe cyo kurambagiza, yego, ikintu ushobora kureba mu bintu bitatu, wareba ngo ni bitatu by'ingenzi ngiye kuvuga kuko hari byinshi ushobora kureba. Ikintu cya mbere urabanza ukareba paransi, isura. Yego. Se isura niba nikunze yujuje ibi, niba uyu muntu ari mwiza yamarira iki ku kijyanye n'iterambere ry'urugo. Namukunze ariko kumukunda ntibirangirira aho, urugo rugezemo yamaramo iki, ari capable yo kuba yaruteza imbere. Utarebye, hari abajya bibeshya cyane bakareba amashuri, ariko burya iterambere ryose ntabwo ari amashuri menshi. Iterambere rya mbere ni mu mutwe. Abasore mubyumve, iterambere rya mbere ntabwo ari kwa kundi ubona umuntu afite ibishuri byinshi cyane, cyangwa se ngo ubone umuntu ni keza cyane nubwo wabivuzeho, ariko ni mwiza ugendeye kuki, ni mwiza ugendanye n'iki. Umubiri we urankurura, ariko se nyuma yo kunkurura ni ibihe, mu mutwe we hameze gute, iterambere yazagezaho ni irihe? Yego, icyo ni kimwe. Icya mbere nyine ubwo ni bibiri ngezeho. Ubwo ni bibiri. Yego. Icya gatatu ni ikinyabupfura. Yego. Ikinyabupfura ni ingenzi. Umugore wakunze isura ye. Icya kabiri, umaze kubona yuko hari icyo azakugezaho cyangwa hari icyo yakwigezaho cyangwa hari icyo yamarira urugo. Icya gatatu ni ikinyabupfura. Yego. Ikinyabupfura kenshi nabyo byari mu bintu nabyo twari kuvuga mbere. Iyo umugore atagira ikinyabupfura ntiyubaha umugabo we, ntakunda umuryango, ntanakunda abaturanyi, abashyitsi muri rusange. Kandi ibyo bishobora kugusubiza inyuma, gutuma uregreta mu rukundo wagize. Numva ibyo bintu bitatu biramutse bihari, hazaho ikindi wenda turashyira ku bwiza ikijyanye n'isuku. Yego. Ibyo bintu rwose umuhungu abirebye, kuba umukobwa ari mwiza agira isuku. Isuku n'ikinyabupfura n'umuco twabishyira. Ni ukuvuga ngo kuba nyine ari mwiza anafite n'isuku. Yego. Icya kabiri, kuba afite icyo yamarira umuryango. Ubwo ni mu mutwe. Icya gatatu kize noneho ari ikinyabupfura muri rusange, kuba yubaha, azi kwitwararika, azi mbese ikintu kijyanye n'ikinyabupfura. Ibyo bintu rwose ndumva yaba ari umugore wujuje kondisiyo, ari umugore w'intangarugero. Ngira ngo abasore rero mwabyumvishije ibyo bintu bitatu bishobora kugufasha mu kurambagiza. Ariko ngira ngo ntabwo umukobwa azapfa kubyuzuza gutyo atafite aho abikomora. Ngira ngo baravuga ngo amata agira giteka, isuku igira isoko. Ngira ngo kugira ngo umukobwa yuzuze bya bintu, hari inama yahawe n'ababyeyi. Ni izihe nama eshatu ushobora kugira, cyangwa se zinarenze wagira ababyeyi mu mitegurire y'abakobwa babo kuzavamo abagore beza b'ejo? Yego, ukomeje ku kintu kivuga ngo isuku igira isoko. Yego koko nibyo, ariko ntabwo twabyubakaho 100%, kuko hari abana benshi tubona bavuka mu ngo zikennye, batazi koza isahane, batazi ko n'isahane yogeshwa isabune, ariko yamara kubona ubushobozi akazabikora kandi akabikora neza. Yego, atarabyize ataranabibonye iwabo. Ibyo rero igira isoko. Ndumva ntabwo twabiha 100%, ahubwo hari n'ahandi byaba bituruka. Ubwo icyo nashakaga ni ukugira ngo mbone
bababyeyi bazarera umukobwa wabo neza gute ibintu inama eshatu se cyangwa ibintu umubyeyi yagakwiye kugenderaho ategura umwana we kuzavamo umugabo w'ejo mwiza, kuzavamo umugore mwiza w'ejo. Ariko ubwo turi ku bagore, abagabo nabo tuzabazaho. Yego, urakoze. Murakoze, kuko urumva niba umugore yabanjirije kuri bya bindi bitatu twavuze, wararambagije, urambagiza ibyo bintu, ubona yujuje izo kondisiyo. Yego. Noneho rero umugore uri mu rugo cyangwa se urugo rurimo abo bantu babyumva kimwe n'umwana wabo, umwana azagenda abyiga. Bivuze ngo amahoro mu rugo cyangwa se imibanire myiza y'umugore n'umugabo bitegura umukobwa kuzavamo umugore mwiza. Ni gutyo bimeze. Niba umwana abona mama we agira isuku na papa we, nawe azayigira, kuko babikora rero. Niba umwana abona ababyeyi be bubaha abashyitsi, nawe ntabwo azabona ko ariyo kubaha abashyitsi, azabona ko ari umuco. Niba umubyeyi we atazinduka aryamiriye cyangwa akora ngo yiteze imbere, nawe azabibona. Kandi noneho ikindi ababyeyi tugomba gushyiraho ni uko ubimushyiramo noneho ukanabimukundisha, ukamubwira n'akamaro kabyo. Niba tuvuge ubonye hari abo ari kugendana intege nke, ukamubwira ati mwana wanjye, kubaha ni ingenzi, bizagufasha mu buzima bwawe, mu mibanire, mu kubaho kwawe, mu kuzakura ku rugo rwawe, kurwubaka, ibyo bizagufasha. Ubwo niba numvishe neza, kumuganiriza, kumuvugisha, nabyo biramutegura. Ese ko twatangiye tuvuga ku kintu cy'abakobwa, ntibavugire ngo turi kubibasira, abakobwa bambara ubusa mu muhanda, ko hari ababyeyi bahitiramo iriya myambaro abakobwa babo, yajya mu isoko niba afite agakobwa k'akangavu, ukabona mu myenda ya mbere ahashyemo ka kajipo k'agakandara, ka kajipo kagufiya. Abo babyeyi nta kintu wababwira? Ariko ku cyo nababwira, burya harimo abantu bagira amahitamo atandukanye. Ashobora kubimugurira kubera ko nyine ubundi ubwo ntiyabonye, nawe ubwe ntiyagize amahirwe yo kubona umwereka ko icyo kintu atari cyiza. Icyo ntekereza cyo, nawe buriya ababyeyi benshi bashobora kuba babikora, ntabwo babikora kubera ko yagize amahirwe yo kubona ubimuganirizaho. Akenshi ubwo nta mahirwe aba yaragize y'ubimuganirizaho, niyo mpamvu nawe abikuriramo akumva ko ari ukuri. Ariko uko bigenda biza, uko iterambere rigenda riza, nawe hari ukuntu agenda ahinduka. Uyu munsi hari umumama twaganiriye, tugikubita n'amaso aravuga ngo uyu munsi ngo nambaye mahenure. Namubwiye ariko niba atagucira urubanza, ndumva nta kibazo. Aravuga ngo ngumva ngo cyakoze ngo uzi yuko ngo hari umwana wanjye usigaye umbuza kwambara ufite idore imyenda y'amamama ni. Ari umukobwa, umwana abwira yigisha umumama. Bivuga ngo uko byagenda kose ibintu bigenda bihinduka bitewe na sosiyete tubamo. Iyo ubona tuvuge n'iki kiganiro bazacyumva, ntabwo azumva yuko bitabangamiye sosiyete. Nawe rero ejo n'ejo bundi bishobora kuzagenda biza, barabana nawe uko akura niko agenda ahitamo. Dusoza kuri iyi ngingo y'umuco, ababyeyi tubagira inama yo kuzirikira abakobwa babo mu rugo, cyangwa se tubareke babahe ubwisanzure? Ubwisanzure, kuzirikira abana mu rugo, simvuga kubazirikira mu rugo sibyo, no kubaha ubwisanzure burenze sibyo. Igihari ni iki? Ni ukuvuga ngo ubwisanzure uramuha hari aho bugarukira. Tuvuge niba umwana
ashaka gusura bagenzi be uramubaza se ninde ugiye gusura n'uyu n'uyu kubera iki n'ibi n'ibi niba kukubona nawe uri umubyeyi ubona ari byo uramuha urwo ruhushya ntabwo yajya gusura abana bagenzi be cyangwa abakobwa bagenzi bakubwira ati wenda ngiye gusobanuza cyangwa se ngiye kumusura kubera ko mukumbuye. Abantu babaho bagomba kugira inshuti, ni ubushuti bugize ariko havuyemo icyo gusura abahungu byo kuko si umuco nyarwanda. Murakoze cyane, reka dukomeze ku ngingo y'iterambere. Hari akantu wigeze kuvuga ngo abakobwa cyangwa se abasore b'iki gihe barimo barareba ku ifaranga. Umusore akabyuka ahiga umukobwa ukorera amafaranga menshi, ariko abakobwa bo nagerageje kuganira nabo hari abambwiye bati muratwigisha gukora, nyamara iki gihe urakora waba wifitiye akazi keza, waba ufite amafaranga, umusore akagutinya. Ibyo bintu nibyo koko? Abasore baba batinya abakobwa bafite ubushobozi buri hejuru? Ndatekereza ko ntabwo ari ukubatinya, uwo ari we wese ufite amafaranga arubahwa. Ni ukububaha. Ikindi nyine ubwo urumva ko ntabwo kwicara ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Akenshi ntabwo aba ari ukubatinya, ahubwo ni cya cyubahiro, kuko nanone ntabwo byaba nawe ubwe nyine abona yuko ubwo ntibabanganya ibitekerezo, kuko uwo banganya nawe akaba yari kuri iyo.